Karibu cyane muri kumwe nanjye Natasha Kiza, nizera yuko mumeze neza kandi muri kugira ibihe byiza aho muherereye hose. Twihuse rero, uyu munsi ndashaka kugira ngo nganirize abakobwa. Uyu munsi rero ndashaka kugira ngo mbahereze ibimenyetso 9 simusiga bikwereka yuko umusore akwishimiye cyangwa se yagukunze 100% udafite gushidikanya. Hari ibintu 9 bigomba kumuranga. Abasore benshi iyo baje bashaka kugira ngo mukundane akenshi bibanda ku bintu by'ingenzi cyane, by'ingenzi kuri bo, ariko muri make yo tuvuze kwinjira mu rukundo nyakuri, ibi bintu biri mu bimwe biri ingenzi kuri bo, ariko hari ibindi biri deep cyane ukwiye gupengaho attention cyane. Ibyo bintu ni ibihe? Kwanza reka bari byo ntangiriraho. Uzasanga yuko umusore muri makeya agukunze kubera yuko ufite taye nziza cyane, akaba agukunda kubera ko uri mwiza bimwe bidasanzwe, akaba agukunda kubera yuko uri inzobe, uri muremure, cyangwa se utanga vibe nziza cyane, hahandi umufata neza kumva aranyuzwe, ukumva yuko wahitamo uyu mukobwa muri makeya wowe musore bitewe n'ibyo bintu gusa wabonye. Ariko ibi bintu akenshi usanga yuko atari byo wakwibandaho cyane uri guhitamo umuntu, muri opinion zanjye. Ubwo muraza kugenda namwe mutanga ibitekerezo byanyu. Icyo ntekerezaho ngewe cyane 100%, imbaraga umusore ashyira mu mubano nicyo kintu cya mbere kizakwereka yuko agukunda. Bisubiremo, imbaraga uyu musore ashyira mu rukundo nicyo kintu kimwe kizakwereka yuko akwishimira cyane. Ikintu cya mbere ahangaha, ese uyu musore yaba amaze igihe kingana gute mukundana nawe? Muri kano kanya ashobora kuba atakweretse umuryango cyangwa se famiye ye, cyangwa inshuti. Iki rero ni ikintu ukwiye kwitondera cyane, kuko umusore ugukunda by'ukuri icyo akora cya mbere nuko akwereka abantu b'inkoramutima ze. Mu gihe rero utari wabona famiye ye cyangwa se inshuti ze, ni ikintu ukwiye kwibazaho cyane, think twice. Ikintu cya kabiri ahangaha ni uko ese uyu musore yaba akuganiriza ku bintu byo ejo hazaza. Umusore utazana ikiganiro mu gihe muri kuganira, ukabona ntago urimo urisanga ejo hazaza muri kumwe nawe, kuko akenshi baguhereza hint. Usanga muri make yakwereka ati uzavamo umugore mwiza, uzabyara abana beza, abana bacu bazaba bameze gutya na gutya. Uribona yuko muri makeya yarangije kukwishyiramo yuko muzaba hamwe. Ariko umusore utavuga amagambo nk'ayo ngayo y'ejo hazaza muri kumwe nawe, ni umusore ukwiye gushyiraho point d'interrogation. Uzasanga afite plan muri makeya muhuriyeho mu bihe bizaza. Iki rero nacyo ni ikimenyetso simusiga kikwereka ko umuhungu ari seriye kandi agukunda by'ukuri. Uyu musore kandi uzasanga aguhereza compliment kandi akagufata neza biri ku rwego runyuze umutima wawe. Yes, ndabisubiramo, ibintu binyuze umutima wawe. Uyu musore niba aguhereza compliment, wambaye neza, urasa neza, ufite imico myiza, ukunda abantu, uzi kwita ku bantu, ntavuga gusa ibintu byo hanze, uburyo wambara, uburyo witwararika, urabona yuko donc yinjira deep cyane, akavuga n'ibiri indani bikugize, akenshi ukabona yuko bikuzanira umunezero muri wowe. Iki rero nacyo ni ikintu kidasanzwe. Iyo umusore yagukunze ni ikintu kimuranga. Nuko aguhereza compliment kandi akagufata neza mu bintu byinshi bitandukanye. Uzasanga mwicara ahantu hamwe mugapanga gahunda, donc mufite vision imwe, icyerekezo kimwe. Urabona yuko mindset zanyu mwembi ni zimwe. Ntabwo ari umuntu ujagararaye, ntabwo ari umuntu gusa uza kugira ngo muryoshye ibintu bite birangira aho ngaho. Donc mufite plan y'ibintu byanyu, icyo nicyo kizaguhamiriza yuko agukunda. Mu gihe ubona yuko nta vision imuhuriyeho mwembi, cyangwa se gahunda y'ejo hazaza,
donc kurayo amaso rugikubita, don't waste your time. Ikindi ahangaha uyu muntu ni egoiste, niba ari egoiste karaba rugikubita, kuko nugumya gukomezanya nawe ejo cyangwa ejo bundi, yes, umutima wawe uzashavura cyane kuko ibintu wabibonye rugikubita. So uyu muntu ntago yishyira imbere ngo wagusiga inyuma. So umusore ubona yuko muri makeya uri umuntu ashyira imbere cyane mu buzima bwe, ni ikintu kizaguhamiriza yuko uzafatwa neza aho uzajya. Muri makeya uzaba uguye ahantu heza cyane. So usanga yuko atikunda ngo yishyire imbere cyane, haba mu bintu byo kwishimisha cyangwa se mu bindi, ubona yuko amakinga sure yuko ubanza ukishima cyane mbere yuko we ibintu bigenda neza. So umuntu utari egoiste umukubitaho amaso rigikubita mu ntangiriro. Babandi baza bagakora ibyo bakora akagenda, ukabona yuko muri make usigaye umeze nk'inzanga utazi what is going on. Aho ngaho you pay attention cyane ubwo ejo hazaza hari imbere cyane. So wowe umusore ukwiye kwitondera hakiri kare, kuko iyo bari egoiste cyane birakugora cyane mu buzima bw'ejo hazaza. Uyu musore afata umwanya uhagije cyane wo kukuganiriza. Ntabwo ari ba bantu bakuzaho gusa ugasanga bamaze iminsi 3 ya mbere muri makeya bari bafite ubushyuhe bwabo ntashobora kukubwira. Iminsi 3 yamara kurangira ukibaza uti ese telefone yanjye yaba yagize ikibazo, connection hari, what is going on? Urabona yuko yakuganirije mu gihe gitoya epi akabura. So umusore ufata umwanya wo kukwigaho akakumenya akakuganiriza amanywa na nijoro, uwo niwe musore muzima. Apana babandi baza gusa bakamara iminsi 3 cyangwa 2 ukabona barabuze. So pay attention cyane ku musore ubona yuko aguha umwanya we akuganiriza, donc kicara utavuga uti kuki namuhaye na namba zanjye, kuko hari aho tugera ukumva ukicuza uti kuki yafashe na namba zanjye. So ni ubona yuko muri make afata umwanya akakuganiriza ukumva nta rungu ufite, uwo niwe musore muzima. Umusore ufata umwanya akakubaza ibibazo byatuma akumenya umunsi ku wundi, uwo niwe musore muzima. Umusore utibanda kutamenya ibyawe, kutamenya ibyo ukunda, kutamenya ibyo ushaka, donc uwo ngo no wasting time yawe. So make sure my sister, making sure yuko uyu musore ari kukubaza ibibazo biri deep cyane bikwerekeyeho byatuma kumenya. Icyo nicyo kintu kizaranga umusore ugukunda by'ukuri. Niba nta bibazo akubaza ukabona yuko gusa muhugira ku kintu kimwe, icyo kintu kikarangira ntago azi uwo uri we. Uyu musore uzasanga afite ibiganiro bikeye cyangwa se ibiganiro muri makeya bitari nyandagazi. Hari abantu binjira muri conversation murimo muraganira cyangwa kohereza amafoto cyangwa se ibindi, ugasanga muri makeya urimo urata umwanya umunota ku wundi. Niba uzi ko hari ikintu udashobora kugarura mu buzima bwawe, ni umwanya urimo uraspendinga uganira n'umuntu. So ese uwo mwanya urimo uramuganiriza urabona muri make ufite akamaro? So kuba wasting time yawe uganiriza umuntu ubona yuko mutari muri vision imwe, ubona yuko ibyo akeneye deja wabibonye mu kiganiro, wabonye amafoto ari kukohereza, wabonye amagambo ari kuvuga, urabona ko muri make ntabwo uri kuyungurura ngo ubone yuko yasigara hejuru, tujuru arimo aramanuka, then don't waste your time. So abantu nk'abo ngabo iyo babonye yuko badafite ibintu bizima bavuga muri makeya, don't waste your time, kuko niba ufite vision, ufite aho icyo ushaka kugira ngo uzagereho nk'umwari w'u Rwanda, umwari ufite ejo hazaza, hari abantu ubona ukabona yuko barimo baragutekereza, bari kugutakariza umwanya wawe. So conversation zitari clean, conversation zirimo ibintu bitasobanutse, muri make bidanejeje umutima wawe, bigomba gusigara iyo hirya ntukomezanye nabyo. So ikindi ahangaha ubona yuko niba umusore agukunda by'ukuri 100% ntago yihutisha yuko muryamana nawe. Iki ni ikintu ngenda nsubiraho kenshi gashoboka. Hari abasore muri makeya bihangana bakanarindira n'igihe cy'amariage kigeze, uretse yuko muri iyi minsi ntago babyoroshye, ariko mu gihe ubona yuko amaze nk'iminsi 90 muziranye atari yashyiraho huti yo kubikubwira ati reka tugire icyo dukemura, uwo niwe musore muzima. Nakubwira yuko muri make afite plan ya hejo hazaza.
umuhungu utakwihutisha nyine kuba mumenyanye après 2 semaines akakubwira ati gira icyo ukora cyangwa se ndarwara cyangwa se ndamera nabi nutabinkorera, so uwo si umusore muzima. Nakubwira yuko nakwankuraje yuko wakomezanye nawe, so making sure yuko ureba umuntu utaguhatira gukora ibintu wumva utari ready yo kuba wakwinjiramo. Ikintu cya nyuma ahangaha ni uko umusore muri makeya muzima kandi ufite plan yo kuba mwakomezanya, nuko gutera inkunga cyane mu bitugu, agashyigikira ibintu ukora, akakwereka yuko muri makeya muri kumwe 5 kuri 5, akagushyigikira cyane mu iterambere ry'ubuzima bwawe umunsi ku wundi. So uwo niwe musore muzima navuga yuko ufite plan yo kuba mwakomezanya nawe. So umusore ukuzaho muri makeya ubona yuko mu mutwe atari ifite icyo kintu cyo kuba yakubwira meme si udafite akazi kano kanya ejo cyangwa ejo bundi kaboneka, akakwereka yuko uri aho ngaho gusa, kuba yaprofita, kuba yakora ibyo akora akigendera, ntabwo ari umusore ngiye navuga yuko mwakomezanya nawe. So umusore muzima nuko yaba afite ikintu cyo kukwankuraje cyane mu buzima bwawe bwa buri munsi, kuba wasubira mu shuri, kuba wakora projet runaka, kuba wakwiteza imbere muri talent zawe waba wifitiye, umuntu ukwankuraje gukora ikintu cyatuma ubuzima bwawe bukura umunsi ku wundi, ni uwo nguwo ukeneye buri munsi. Yes, so nibyo bintu nari mbafitiye, kuba wamenya umusore ugukunda 100%, aba afite ibi bimenyetso byose maje kubabwira. Alright, so niba hari ibindi bimenyetso bindi natarutse mwe basore mushobora kuba mubizi mwiyiziho, mwadufasha mukabidusigira aho ngaho muri comment, kugira ngo abari bacu nibaza bamenye ibintu bizima biranga umusore ubakunda by'ukuri bitarimo uburyarya. Turi kumwe rero, Imana ibakomeze cyane aho muri hose, ndabakunda cyane, bye.